mwijuru bahagira guverinoma nko kwisi kurya ashobora kuba kudeta bari abantu kuntu batemera n'Imana ahubwo ari twe tuyemera kubasumbya uko nta muntu wize science wahakana Imana iyo babwira ngo ni antikristo uwo Kristo ugire anti ni Kristo nyabaki uwo Kristo yashobora kundinya kamubera anti uwo si Kristo uwo ntabwo ari Imana. Iyo tugeze ku kibazo cyo kwemera science ntabwo ikora analize science ntabwo ikora analize kareka nibibaho no kuvuga ngo ndi muri umuscientifique ntabwo uri buze kwanaliza ukwemera ngo bikunde ntabwo wicaye ntabwo uhagaze mu nkweto nziza zo kwanaliza ukwemera kuko baravuga ngo ndibuka hari umufilosofe théologien ninde ngira ngo ni Saint Thomas d'Aquin ababyibuka neza baraza kutwibutsa muri comments yaravugaga ngo banza wemere hanyuma wumve emera hanyuma wumve wibanza kumva ngo ubone wemere it can't be ntago bikunda usanze umaze kubyumva ugasanga waremeye amafuta nyine banza reka tubasuhuze nshuti bakunze ba Pro Media aho muherereye hose ntago none ndi kugenda mbidetaya ngo Burayi ngo hehe ahubwo muri iyi nzu idu hostinze twese nkuko papa yabivuze iyi planete yitwa isi ngo ni inzu twese dutuye tugomba kubungabunga ndabasuje cyane Kristo Yesu akuzwe tugiye kuganira na Ruzigamanzi Robert muramumenyereye ubushize twakoranye ikiganiro cyiza cyane ndetse mwaranamukunze reka tumuhe umwanya adusuhuze. urakoze Emi urakoze kongera kumpa ikaze muri iyi nzu nziza y'ibiganiro bitagatifu niko navuga ituma tuganira ku ingingo zitandukanye kandi zungura abaduteza amatwi boneye gusuhuza rero abaduteza amatwi mwese ndibwira ko muguwe neza ndibwira ko aho buri wese ari Noheli yakuryoheye ndizera ko buri wese yaryohewe uko bishoboka buri wese ku rwego rwe Noheli ikaba yaragenze neza natwe twagize ibihe byiza kandi ndibwira turasoza umwaka neza uko Uwiteka akomeza kutuyobora so ndabasuhuje rero kandi nkomeza kwifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Yes. Ahubwo se wowe Noheli yakugendekeye neza? Yeah. Noheli yagenze neza, Noheli yaririmo. Buriya Noheli iza nyine rimwe mu mwaka ikaza ifite utuntu twinshi cyane. Abarimo za gahunda nyinshi cyane z'umuryango. Noheli buriya ni umunsi mukuru wa famiye. Rero uza izifite gahunda nyinshi cyane. So yagenze neza kuri jewe. Nawe ndakureba nkabona yaragenze neza Yemi ndabona bigomba ko byagenze neza twatetse umuceri n'ibishyimbo so rero ni sawa ubundi kuri Noheli no kuri Bonane yabaga ari iminsi yihariye buri munyarwanda ndetse wa wundi wese twavuga ngo ku rwego rwe rwo hasi yaranje akaba yaregeranyije akantu ku buryo Noheli yifata neza so rero ndibwira ko buri wese byagenze neza kandi natwe byatunganye neza ndibwira ko n'abatureba bagize uwo munsi ukaba mwiza cyane. Yes Robe reka mpite mfatiraho ikiganiro ahubwo cyahise kitangiza kuri ku bana batoya nka babandi bawe ndetse no kuri wowe kera ukiri umwana kuri Noheli yabaga ari okaziyo yo kurya umuceri n'inyama ibyo navugaga noneho ku bakozi abantu bakora yenda tuzi nyine batanishimiye aba ari umwanya wo kuruhuka barabyishimira kuko babona konje. Noneho kuba ejo bundi urabona nk'ibi bintu byateye by'ama website tujyaho mu kazi kacu hari ukuntu ujya kubona ukabona hitungukijemo nk'ibintu abantu bari kwamamaza ibyo bibona nk'ibintu by'amaprono n'uburayi noneho nabyo bizije Noheli bahita baza bambaye ibintu birimo n'ibimenyetso bya Noheli ku bacuruzi n'abacuruzi ni umwanya wo gucuruza nyine no kwamamaza ibintu byose ugiye nk'ara mu mujyi ukareba ukuntu hatatse neza kuri buri nzu y'ubucuruzi niba ari banke niba ari iwawe ku kazi imihanda hirya no hino ucuruza amamodoka bose bafite ukuntu baprofise Noheli nyine. Noneho mbere yuko nkubaza wowe kuri Noheli icyo bivuze kuri wowe hari umusaza w'umudokiteri w'umuhanga witwa Dr. Rusa uramuzi? Ndamukurikira rimwe na rimwe kuri YouTube. Ujye umukurikira akunda gukorera kuri channel yitwa Ukwezi TV. Uwe kuri we ngo Noheli ngo ni uburyo
abazungu bakoresha bwo kudukoloniza gukomeza kudukoloniza no kutwexploita baducuruza donc ngo Noheli nta kimariye abanyafurika kuko ngo ikivuze ni uburyo bwa buri politike ariko cyane cyane bwo gukomeza kudukoloniza no kutuvanamwe amafaranga. Ikiganiro bakoranye naragikurikiye avuga ko yenda nzagitambutsaho gatoya abantu bacyumveho bacyumveho avuga ko Noheli ni umwanya wo konsoma no kutagaguza amafaranga abantu ngo banywa amayoga menshi abacuruzi b'amayoga nibo bunguka cyane n'izo nyama nyine navugaga abana bakunda none bikarangira uzacunga ariko robe no wejo ni mukwambira abantu bazaba bakennye amafaranga yagabanutse bazaba baranywe inzoga barari inyama babura amafaranga none iyo bibaye global bizatangira ku muntu ku giti cye none bize kujya nko ku rwego rw'ibihugu ibyo bihugu byo muri Afrika bitangire kujya kuguza babazungu nyine nuko nguko abisobanura. Mbere yuko wowe utubwira uko Noheli cyari cyo kuri wowe ubivugaho iki ibyo bya dogiteri? Ntago ndibuze kuvuga ko bya dogiteri ntavuze kuri giye uko mbyumva busubira cyane hari position imwe ya dogiteri hakaba nuko nje mbyumva nka Noheli parce que no kuvuga ubu ntago twavuga ngo Noheli ngo yabaye y'abanyafrika kameme icyo nicyo cyane nashaka guheraho ntago twavuga ngo Noheli yabaye y'abanyafrika abari i Burayi barabizi Noheli ni occasion y'amadepense akomeye i Burayi cyane bagira amaduka atandukanye ariko bayiteguye Noheli ku buryo bukomeye bagahaha ibintu byinshi imyambaro ibiribwa ibiki kuva ku mwana mutoya kugera ku musaza kuri imyaka 80-90 bose bitabira iyo Noheli. So icyambere nuko ntembera ko ari dépense africaine ntabwo ndibuze ni rusange cyo ni kimwe ntabwo turi buze kuva ko ari dépense yahariwe abanyafrika byo ntabwo mbyemera. Ikindi noneho l'essence reka tuvuge ngo l'essence ya Noheli koko essence ya Noheli birakwiye yuko abantu badepansa umuntu yabyibaza Noheli ya dépense za Noheli ese koko birakwiye kwiza dépense zikorwa kuri Noheli hari position nyafite ni nayo mpamvu nakubwira ngo ntago ndibuze kwivuga nitandukanyije na position yanjye. Noheli mu buryo tuyifata ubundi Noheli bizi ko ari umunsi mukuru wari uwizuba kuva na kera le 25 décembre wahoze ari umunsi bitaga uwizuba le jour du soleil kuva na kera le jour du soleil anavuga ko muri icyo kiganiro ngo ubundi ntago ngo Yesu yavutse kuri Noheli ibyo menya turanyimana turuze kujyamo cyane kuko ikingenzi twebwe nk'abanyagatolika duha agaciro nuko Yesu yagize igihe akava muri kamere y'Imana akendera umuntu dufashe itariki yo mu kwa karindwi cyangwa tugafata yo kwa mbere cyangwa tugafata yo mu kwa 12 kuri giye uko mbyumva icyo iyo tariki standing for nicyo gifite agaciro gakomeye. So pardon kuba rero turi buze kuvuga ngo le 25 z'ukwa 12 kuri giye se ikibazo cy'itariki ahubwo ikibazo iyo tariki standing for what ihagaze kubera iki kuki twayishyizeho. So noneho niho handi haza la personne yanjye nje nemera izuba sinduze kuyigaruka cyane ndashaka kuvuga ko bafashe itariki nubundi yari sangwa itariki yizirwa ku bundi buryo mbere muri antique mu bihe bya kera mu myaka ya kera ariko noneho iyo tariki tukaza kwihuza n'ivuka rya Yesu Kristo. Ntago turi buze kwinjira muri detail neza ariko menya binoroshye kugira ngo iyo tariki yari isanzwe iba celebrate ku buryo nakwita butaganisha ku Mana nyirizina dusenga biramutse bigize connotation y'Imana yigize umuntu ikaza muri twe katolika ngira ngo naho ngaho kandi biradufashije kugira ngo duhite ducelebra kuri ya tariki none tubihe connotation ifatika isobanutse. Igitangaje rero nuko iyo zo dépense ntago zikorwa n'abagatolika gusa ntiwumva yuko hari bakado gakomeye ntabwo za dépense zikorwa Noheli nabonye itizizwa n'abagatolika bonyene ariko binaturuka kure bituruka muri ayo mateka maremare y'isi kuko le 25 z'ukwa 12 abantu barasanga bamenyereye ko ari umunsi w'izuba abantu bakisanzura bakavuga bati ni nko hari umunsi w'ubuzima kuva na kera you get. So twebwe nk'abakatolike babemera Imana reka tuvuge abemera Kristo nk'umukiza niko abantu bakunda kwivuga cyangwa umwana w'Imana
tukabihuza n'ivuka rye kuri rye ni perfect ni ibintu byiza hanyuma noneho iyo umaze kuko naho waba umuscientifique iyo tugeze ku kibazo cyo kwemera science ntabwo ikora analize siyanse ntabwo ikora analize kareka ntibibaho no kuvuga ngo niba uri umuscientifique ntabwo uri buze kwanariza ukwemera ngo bikunde ntabwo wicaye ntabwo uhagaze mu nkweto nziza zo kwanariza ukwemera kuko baravuga ngo ndibuka hari umufilozofe théologien ninde ngira ngo ni Saint Thomas d'Aquin ababyibuka neza baraza kutwibutsa muri comments yaravugaga ngo banza wemere hanyuma wumve emera hanyuma wumve wibanza kumva ngo ubone wemere it can't be ntago bikunda usanze umaze kubyumva ugasanga waremeye amafuta nyine banza wemere kwanza hanyuma ugerageze kumva ibyo wemeye kuko base yo kwemera kwacu ntabwo ari l'intelligence ntabwo ari intelligence ahubwo igitangaje ni ukwemera nyine c'est le domaine de la foi ne relève pas de l'intelligence ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kwemera kwacu ntabwo byanga bikunda twemera ibyo twamaze kumva neza nk'uko ufata rimwe ngo uteragere rimwe byare kabiri urabanza ukemera kwanza hanyuma amara kwemera ukagerageza kumva ibyo wemera niyo nzira nziza ijyanye no kwemera so ntabwo rero umuntu yakwanariza l'intelligence ntabwo wakwicara ngo uvuge ngo mbo ibyo wemera n'ibiriya bashaka kubanza kubyumva kwanza kugira ngo mbone mfate decision ukwemera kurenze l'intellect ariko Robe waboneraho kudusobanurira aho ukwemera na siyanse ndashaka kugaruka kuri ya Noheli ndi kubyumva banza dusobanurire kuko umentioninze ikintu cy'ukwemera na siyanse banza tubwire buri cyose definition yacyo naho bitandukanye ko abantu benshi ntago babizi biroroshye la science reka tubivuge mu magambo abantu bose bashaka kumva badukurikiye science no kuvuga ngo twemera ibintu dufitiye facts reka tubivuge gutyo ni ibintu bigendera ku bimenyetso ni ibyo rwose niyo science ishaka kumva ibintu bigaragara bifatika ushobora kuvuga ngo dore nibi nabigeze gutya na gutya hanyuma bibyara ibi iyo niyo science yego kwemera rero usubiza ubwenge inyuma ukareba aho uhagaze ukareba igituma utekereza ukwemera kwacu gufite amabaze atari iyo mu bwenge kuko utabyumva biratangaje ko wagerageza kumva umuntu wakuremye ni nk'uko ikimera cyavuga kitari ko ubu twicaye ndashaka kumva ngo ni gute njya mu butaka gakura ninde wanteye niba ni igishyimbo ninde wanteye ariko ni nk'uko reka dufate nk'inkono iyo ubwaye kibaza ngo ndashaka kumva uburyo nabumbwe umuntu wambumbye aze hano mbanze numve so alors science hari kimwe cy'uko twemera dukurikije ibimenyetso cyangwa se laboratoire cyangwa se ibyo byose nyine ibintu bigaragara abantu bareba bakavuga ati iyo ufashe ikintu ukagihuza n'iki ngiki bibyara bino iyo utari kubyumva nawe urabyikorera ugahita ubibona bitandukanye n'icyo twita ukwemera uraha njye ndi hano hari n'abantu buriya muri science bagira ngo bakavuga ati ariko Imana niyigaragaze tuyibone kuki itagaragara ngo ikora ibintu abantu bavuga n'ibyo byose igaragare ko wowe ubwawe uri uvuga ibyo ngibyo uri ikimenyetso cy'uko hari une puissance iri inyuma yawe kuko ntabwo wimejeje ntabwo none se uramera none se kabiri gatatu kangahe je m'excuse kubivuga gutyo ntabwo ari umugore n'umugabo bahura ngo babyara umwana kuko dufite benshi bahura umwana ntavuke kandi Imana ibafashe abafite iyo kesi bose so Imana niyo irambura ikiganza ibintu bigatungana bivuze rero ngo ukwemera nicyo ngicyo ukwemera ni ukumva ko hari biturenze ukabanza ukabiha agaciro kumva yuko hari ibintu birenze imyumvire ya muntu yego iyo umaze kumva ko hari ibirenze imyumvire ya muntu aho ugerageza kumva nyine ko nawe aho uri hari ikindi kintu cyatumye uhaba niba udashobora kudesida ngo uvuge ngo ngiye guhumeka ngiye gusohora umwuka ntabwo wahora ugira gutya birikora ubwawe kuki byikora uri imashini urugiki kuki utibaza ngo hari moteri mu kinyarwanda wenda ngo ki moteri ikinyarwanda cyabimenya cyangwa iragoye mu kuntu ariko uzarebe nk'amarobo agerageza gukorwa ayo byita ngo kine artificial intelligence byanga bikunda inyuma hagomba kuba hari ikiganza cy'umuntu uko byagenda kose
so niba rero ngewe uriho ubu ngubu nta kiganza cy'umuntu kindi inyuma kivuga kiti ndategeka humeke igihe nikigera ntegeka hafunge areke guhumeka, tugomba kumva ko nyuma y'umuntu hari indi moteri ikomeye ituma duhagaze gutya. Iyo ni impamvu yo kwemera, aho tuba dutangiye kwemera. Hanyuma noneho iyo umaze kwemera ugerageza kumva noneho logique izo nzira zijyanye n'iyo moteur principal, reka tubyite gutyo. Urabyumva? So twagiye ku ruhande iyo tuganira tujya muri byinshi, ariko twavuga kuri Noheli twibazaga ngo dépense za Noheli zirakwiye ku muntu wemera ko Imana yigize umuntu ikamanuka ku isi. Yego, Noheli utariye agafaranga kawe kuri Noheli waza kariya ryari wishimira ko Imana yongeye guha umwaka wo kugira ngo wongere ubeho, hanyuma noneho wongere unishimire ko iyo Mana yamanutse. Niko tubyemera uko niko kwemera rero. Yego, uko niko kwemera bitandukanye n'ibyo bishyigikiye ko abantu kuri Noheli banywa amayoga kuri jye mu bwenge Imana yaduhaye mu bwenge Imana yaduhaye bandi burya nta na rimwe bajya bavuga ngo ikirenza urugero cyose kiba ari kibi. Tout excès est mauvais. Yes. Igihe cyose udashobora kumanaginga ibyo uriho urafungura ufite ikibazo nawe ubwawe. Ariko kuba twakwishima rimwe mu mwaka kuri iriya gahunda bifite agaciro kabyo. Kuba rero abandi babihurizaho nabo bakifatanya n'abacelebra Noheli, icyo si ikibazo kuri twebwe, turabyinjoyinga kuko isi yose biryohewe. Ariko twe dufite impamvu ikomeye nk'abakristo, niko mvuga, dufite impamvu ikomeye nk'abakristo kugira ngo kuri Noheli abantu begerane basangire, biyibutse ko Yezu yamanutse amanuwe n'ineza. Hanyuma tukajya tubiserebera buri mwaka, ufite agacupa kakanywa adakabije, ufite ukunda akanyama ndabizi ugakata ugakarya udakabije ngo wicure n'ejo. Shaka kuri Noheli rwose birakwiye. Ni kimwe iriya minsi iregeranye ni kimwe no gusoza umwaka, ariko burya kutwebwe kubyerekeranye na kiliziya n'ubukirisitu muri rusange, Noheli irakomeye ku buryo rwose kuyizigamira Noheli yazagera mu kwicara mugasangira nk'umuryango biri perfect. Hanyuma rero noneho dogiteri iyo avuze ngo ni ubukoroni bugikomeza ako ndagavuyeho, niko abyumva, ni uburenganzira kandi muri intellectualité menya duhana ubwo burenganzira bwo kwisanzura. Gusa ntago mbona yuko ari dépense ziri kuri Afurika cyangwa kuri Aziya, ni dépense z'uko twemeye kwemera, kuko kwemera byitwa choix. Ukwemera ni amahitamo. Iyo uhisemo ukurikira amahame remezo y'urugo winjiyemo, nibyo ngibyo. So twebwe rero twamaze kwemera iyo nzira ijyanye na Noheli, kuba twasangira kuri Noheli tubifitiye uburenganzira perfect 100%. Si twe tubyisangije se Gatolika nako si Afurika cyangwa Aziya gusa, ni Burayi. Harandi Robin kuri akuntu tagatifu nko mu gitambo cy'Ukaristiya mu misa, si bisobanura n'uri ko tugomba kujya gukomeza no gusangira no hanze ya misa. Voilà, n'urugero rwiza. N'urugero rwiza. Buriya Noheli ariko inadushishikariza kuvuga ngo murebe babandi badashobora kuba basangira ngo bishimire wa munsi. Tubasangize. Noheli ni isangira, Noheli ni iki, nibyo ngibyo. Uretse ko na logique cyangwa se essence la nature nyirize na Kiliziya Gatolika ni uwo musangiro. Kuko no gusakaza inkuru nziza niko batwigisha batubwira, kandi nibyo no gusakaza inkuru nziza kuri babandi bose batarayimenya. Urumva arimo ikintu cya partage. So iyo partage rero kuri Noheli ifite ukuntu yisanzuye cyane. Niba ufite agahene hamwe na hano wicaye ahangaha wikarya wenyine amagara abantu musangire agacupa gasoma, umuntu usanga ugasoma, ariko ku buryo bw'umwihariko kuri Noheli tuba dufite impamvu yihariye ituma dusangira. Ubwo si ibyo. Ubwo nukuvuga ko Dr. Rusa wowe utemeranya nawe? Ntago nemeranya nawe, si nagetswe no kwemeranya nawe, uretse ko nawe adategetswe kwemeranya n'ibyanjye. So rero turisanzura, ariko Noheli ntabwo ari ubukoroni vraiment, kuko Noheli ni amahitamo. Noheli ijyanye n'amahitamo y'abantu. Ubwo dufatiye aho ibintu bya colonisation n'ubukristo hari isano bifitanye. Mboneyeho kubikubaza nk'umuhanga nk'umusesenguzi, kuko abantu benshi barabihuza. Uwo Dr. Rusa n'abandi ba Dr. benshi baravuga ngo ngo les colonisateurs se sont servis du christianisme kugira ngo bagere kuri objectif zabo. Nkeka ko nawe ari iyo mpamvu akomeza kuvuga ko ari ibyo bikomeje. Hari ahantu bihuriye, kimwe akaba ari mushiki w'ikindi cyangwa musaza w'ikindi, cyangwa kimwe gituruka ku kindi. Jewe uko nabivuga, ese iyo hatajya kuba colonialisme
ugira ngo ubukristo wenda buba bwaraje kuriya maybe bwari kugira ubundi buryo buzamo ariko ubukristo abarabu bazanye islamisme n'ibindi hari uburyo bagiye binjira hari ubukoroni bwabayeho bujyanye n'ubucuruzi muri rusange hari ubukoroni bwabayeho noneho busanzwe tuzi tuvuga ngo abantu b'abakoroni n'iki byinshi iyo urebye ubukristo bwinjiye muri iyo sansi bwazanye n'abakoroni nibyo ariko hari ikintu abantu bagomba gutekereza bakagiha agaciro ubukoroni koko bwaje bari bafite inyungu zabo barengera ariko ntabwo twavuga ngo ubukoroni bwose ibyo bwazanye byose ni bibi nibyo se wowe wemera ko byose ari bibi ntabwo ari byo nk'urugero bazanye ikawa umuti bazanye ibintu byinshi byaje byiza bazanye nk'ikawa yes of course hazanye nk'ikawa bazanye gutera icyayi ni urugero mu buhinzi ariko bazanye ibintu byinshi noneho twatangiye kugenda mu kamodoka bimeze bite niko abami bacu bagenda mu modoka sete mu gihe cy'ubukoroni bagira gute burira indege bakajya muri Belgique habayemo no gufungura mind z'abantu harimo ibintu byiza byinshi tugiye kwetara harimo bibi byabayemo parce que harimo gukanda badufata nk'abantu bari nabiva gute bari indigene bari non civilisé hari igitabo nigeze nsoma ngo abazungu abirabura bakinjira muri Afurika bakabona ngo umwirabura nyine ngo baravuze ngo eske ngo umuzungu yakubise igitwenye baravuga ngo eske vraiment l'âme peut habiter son corps urabizi akananya ndakazi bibaza nimba l'âme si blanche nkuko bumvaga l'âme igomba kuba ari umweru ari igitangaza ari ntagatifu yatura mu mubiri si noir umukara umeze kuriya so urumva bari baje babona tumeze nk'udukoko hari uburyo bumwe cyangwa ubundi reka ni evolution isi irakura uko badufataga kiriya gihe wenda byari bijyanye n'imyumvire yabo ariko baradukanda baradukanda bibi harimo ibintu bibi byinshi byagiye bibamo ariko harimo na byinshi kwa kundi bavuga ngo no gusiviliza le peuple indigène kudusobanurira no kutuzamura mu busirimu byabayeho kameme kudusobanura no kutujyana mu busirimu byabayeho ariko se Robe nge ntabwo nemera ko nge akuri iyo ngingo tuvuge nk'urugero abazungu baza twari dusanzwe dufite uburyo natwe twiyadabuta nk'abantu bakoresheje ubwenge Imana yabahaye niba hakonje ukamenya uko ubigenza kugira ngo ubukonje butakugiraho ingaruka mbi niba urwaye ukamenya niba ari umubirizi cyangwa ibiki ku bijyanye n'ubukonje batuzaniye imyenda n'ibibiriti ku bijyanye n'indwara batuzanira ibinini nyine n'ibindi byose ku bijyanye n'uburezi batuzanira ziriya porogaramu zabo twiga ariko n'abakurambere bacu bafite ukuntu bigishaga buriya ntago baba baratubangamiye ndaza no kubihuza na Noheli ntago natandukiriye ntago baba baraturanga iyo barika sogokuruza wanjye agakomeza akibohera igitebo sibyo agakomeza akivuza umubirizi agakomeza akigisha abana nkuko akabigisha kubaza akabigisha kugira gute kuboha ibitebo ubu ntiwasanga nabyo byari kuba byarakuze bikagera ahandi hadashoboka kubera ibyo byabo bazanye okay ubisobanura amagambo menshi ubwo ndaza gufatamo icy'ingenzi mbonamo nuko icya mbere tubanza kumvikanaho nuko ubukoroni butari bwiza muri rusange ntabwo bwari bwiza kuko la majeure partie byari ibintu byo gukandamiza abantu rwose byo ni bikiriya amateka arahari y'uburyo batwaraga abantu gushwanisha abantu kugonganisha kugira ngo bashobore bya bintu ngo divide and rule kugira ngo bayobore neza ugasanga birabasaba ko bagomba kubanza guhanganisha abavandimwe basanzwe babana ni bibi kameme urumva bwabyo ni bibi tayari gusa ibyo navugaga harimo utuntu duto wakuramo kamwe tubiri uvuga uti ibi ngibi kameme byabaye byiza ubitanzemo ingero nziza man bitanzemo ingero bitanzemo urebye taux de mortalité mu Kinyarwanda twavuga gute urwego abantu bapfagamo muri kiriya gihe nubwo nta bushakashatsi bwari muri kiriya gihe ngo ubimenye ariko abantu bapfaga ku buryo bworoshye cyane inzara yarazaga igadesima abantu akarere kakavaho par exemple n'urugero indwara icyorezo kikaza kimeze nk'ibicurane kikarya kikabemeza kikajya gutesa urumva aho twateye imbere ari hari akantu bazanyamo kabeme ko gutera imbere mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bwo kuvura abantu mu buryo bwa alimentation ese twakongera ibirayi duteswe urabyumva izo nzara tuziheruka mbere y'igihe cy'abakoroni for example urumva nk'ibyo ngibyo hanyuma urwo rupfu ruza rukadesiba tuti nikoline umusozi wose ukavaho icyorezo gusa urwo rupfu ruhiteretse kera
abantu bari dufite ukuntu twigira ibyo byose rero ni navuga ko twagiye tuvoma kameme kuri ubwo bwenge naho hari ibindi bagiye badukora bitari sawa ariko nemera ko iya de point positif cyangwa se ibintu byiza dushobora gusanga byagiye bitugeraho religion rero tugarutse kuri ku ntama yacu wa mugani religion yinjiye nyine muri iyo periode ariko religion nyuma yuko bagiye twarayigumanye nta tegeko rihari nta tegeko rihari habayeho kugira ngo badutoze bigenda bitya hakabaho gushima personnellement of course hakabamo habayeho no gukanda kugira ngo abantu bajye muri izo religion zabo ariko hari abantu benshi batazigiyemo ngo hari ukuntu kugira ngo tuvuge urabona nk'uko batisimu ni sakaramentu twinjiza mu muryango w'abana b'Imana menya muri gatigisimu ari nk'uko ni nk'ibyo paswe n'ifungura tubyemera ko ari ifungura umuryango noneho ngo nk'icyo gihe iyo wangaga kubatizwa hari serivisi zimwe na zimwe serivisi z'ubuvuzi za education z'uburezi utageragaho access aho ngaho nta makuru bifiteho naza no kwirinda wenda kugira ikintu bivugaho gusa ntaza kugira wenda amakosa mbikoramo ariko habayemo wenda no icyo nzi cyo bashyiragamo imbaraga cyane hari imirimo ya rusange utashobora gutwaramo abaturage utashyizeho inkoni kubaka ibiro byitaga niba ari imirenge cyangwa ibiki kubaka amakiriziya kugira gute hari igihe byasabaga imirimo bitaga ngo shiku ya kera mu Rwanda yo kubwa abakoloni habagaho kiboko ya danje imeze nabi ndembo ariko kubera bijyanye n'imyumvire icyo twita umurimo wa rusange rimwe na rimwe abaturage batumva n'ibyo ari byo uko icyo twita ubudehe bwari busanzwe par exemple mu Rwanda guhingira hamwe byari bisanzwe na mbere yuko abakoloni baza ariko habayemo gushyira imbaraga ku bintu bimwe na bimwe nakwita biri public bya rusange kugira ngo bikorwe ariko noneho biyajya na religion urumva yinjiranye n'ubukoloni niko byaje nyine ariko noneho bimaze kugera mu Rwanda na nyuma y'uko abakoloni bagiye religion bari bamaze kuintroduce abanyarwanda bamwe sibyo religion n'imyumvire yayo yagiye itera imbere mu buryo cyangwa ubundi abantu bagiye bumva kurushaho bivuze bite bisobanuye none uko twagiye dukura mu religion hakabamo no guhitamo sibyo se habamo guhitamo so guhitamo rero urumva hasigaye amajalo nabyita gute inzira ngari zayo ma religion zabayeho zasigayemo ariko nyuma yaho ko twagiye dukura nkatwe n'abana bacu niki abona aho usengera ariko ntabwo bijye bitangaza mu miryango hirya no hino ko umwana avuga ati yewe ndahitamo kubera umusilamu ngenda ndahitamo kuba umuporoso ndahitamo ibyo bibaho so abantu bagenda bihitiramo ku buryo rero religion ibaye shwa ntabwo ibikiri ikibazo cy'ubukoloni ntabwo bakiru kuko ubu ngubu buri wese ahitamo uhitamo ubu ngubu tuvuga ni shwa rwose nta tegeko rero ryo kuvuga ngo umugaturika Robe ubona iyo bataza abazungu ngo bazane religion batuzaniye harimo mu bijyanye nayo harimo no guhimbaza Noheli hari iki twari gomba nk'abanyarwanda filozofiya ikibazo nk'iki cyo bakita ngo raisonnement de l'absurde yagwishyira dans l'absurde ni raisonnement ngo ariko buriya ngo iyo ntajya kuvuka ndi umuhungu ngo mba narashatse umugabo w'umuzungu ngo cyangwa w'umwarabu ngo raisonnement de l'absurde alors icyo mbona nuko ubukoloni harimo ibyo badusigiye biri positive hari ibyo badukoze tubagayira kugeza n'ubu ngubu urabizi none se ibyo biri positive nyine ndi kuvuga iyo tubone bo ntiwasanga nabo hari byarabasabye igihe kugira ngo babigereho iyo batureka si twari kuba nicyo naherekare nkubwira ushobora gusanga barabangamiye ugukura kwacu bakatwimpoza les besoins de solutions importées buryo wasanga ari ahandi twari kuba tugeze babangamiye bo nyenekereza kuri side yanjye ngiye kubitekereza ntekereza ko wenda twari dufite parcours tugomba kugenda nabo bafite parcours bagenze icyo nemeza nuko habayemo ka vitesse par rapport à evolution cyangwa se uburyo twazamutse nemera wenda ko habayemo uburyo bwo kwihuta kubera ko twagiye en contact n'abantu none se ubwiwe n'iki nibaho aho ngaho ariho twe twashakaga kujya aho mwashaka nihese mwashaka kujya he urumva ikiriho ni kimwe hari igihe twirevolta ku byabaye sibyo bikanatuma ngo ariko iyo bataza ngo twari kuba tumeze neza kurushaho malheureusement
unfortunately ntabwo twamenya ngo ese iyo bataza twari kuba ntitwari kumenya ibyo ari byo kuko abari bariho kiriya gihe ntabwo tuzi ngo batekereza kugana he you get ikigaragara ni uko aho turi ubu tuvugana no kwikukira mugani w'abarundi no gutekereza no kwanga amafuti batuzanyemo aho tugana ni heza aho tugana ni heza rwose so rero ntekereza ko ku buryo bumwe burya ngo abafaransa mu kinyarwanda gushaka ijambo se nibona neza abafaransa bavuga ngo quelque chose malheur est bon bavuga ngo ikintu cyose burya uhura n'ikiza ukaryoherwa wahura n'ikibi nabwo ntuhombye nabwo ni isomo kuramo isomo ryo kwavansa so ikibi nacyo ubwayo kidusigira isomo ku buryo bumwe cyangwa ubundi so turavansa kandi aho tugana ni heza tureka byatugiriye njye niko mbibona mbona ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyatubabaje byaduhaye isomo dutera imbere ibyadufashije gutera imbere turacyari kumwe nabyo it's perfect ngize so rero mbona ko noheri we rwose ni don't touch gakomeye Robe tugana ku musozo w'iki kiganiro hari akantu komajeho mu kanya ngo premier Renyeri Fodivize ko kuba dufite amadini menshi cyane nako amatorero menshi mu Rwanda bivuze iki ngo ntaho bihuriye n'iyo ntuza wavuze bijyanye na kamere muntu njye niko mbitekereza yego bijyanye na kamere amadini yajyanye na twaremanywe icyo kintu cyitwa kwigenga so atari ukwigenga buriya reka nkubwire kwigenga ni ikintu gikomeye kuko bisaba nyine yuko buri wese yihitiramo iyo ugomba guhitamo rero either haba hari umurongo runaka ariko nta murongo abantu batrasa ngo bavuge ngo uyu nguyu abantu bose bagomba kugenderamo icyarimwe so bivuze ngo buri wese yihitiramo hari igihe wenda abantu batari basobanukirwa neza ugasanga hari umurongo runaka abantu barimo nawe ukavuga uti unagendera muri uwo nguwo ariko mu buryo bwa rusange uko umuntu atera intambwe mu buryo bw'imyumvire kwihitiramo bituma abantu bashobora kugira orientation atandukanye ariko nanone no mu buryo bw'ubuyobozi tugira n'ikintu cyitwa rebellion mu kinyarwanda twavuga gute muri nature y'umuntu habamo akantu ko kwigaragambya kari naturel kwanga abantu bakubwira batari gukora ibigi buryo abantu bose barwanira barwanira ariko kubera iki kubera ko Imana yaturemanye ko kuvuga ngo kubera iki bagomba gutwara kujya utajya ibumoso abantu bose bagomba kujya iburyo kubera iki why so bigatuma rero rimwe na rimwe iyo bakubwiye bati kora iki ngiki ejo bakubwira ati kora iki uravuga utari ku muntu arandembeje arantegeka yicariye bigatuma abantu bipasura so rero amadini y'isuku yavutse se muri rusange ibintu byo gucikamo ibice biri muri kamere ya muntu ni kamere ya muntu noneho kandi kamere ya muntu ibirwana n'itegeko n'ubuyobozi muri rusange so uzasanga amadini yose yaragiye arekurana kubera ko banga gukurikira gahunda ihari mu by'ukuri ndiko kuri n'abantu bari muri aya madini n'abatari babizi babimenyereho bituruka aho ngaho kuba udashaka gukurikira autorité ukumva ko ufite ibitekerezo biri proactive cyane kurusha ibyo abayobozi bakoresha so ugahitamo rero kujya ku murongo wawe bagusanga ukajya ku murongo wawe ukaza kugira abandi bagukurikira batari ku bintu yavugaga emi ni igitangaza azi ubwenge ariko gaturika banziza kuko muri katolike principe yes ntekereza ko cyane cyane bihuye na kamere muntu yaremanywe ko kwisanzura hakabaho cyane cyane iyo amadini ubwayo agenda aba manini buri bikurikira ayo mateka yayo usanga ari harimo akantu icya mbere harimo uko kwisanzura umuntu yihitiramo akenshi turyoherwa n'ibintu twihitiyemo nawe uzabirebe akenshi uzasanga iyo umuntu yihitiyemo agubwa neza kurushaho kuko kwihitiramo urashaka kuvuga akantu gato nihuta gaturika twemera ko umubyeyi ashobora guhitiramo umwana yego kandi nibyo nibyo umwana ntumugisha inama ngo se nkwambike ureba akantu keza ngira ngo n'abantu badukurikirana bumva icyo kintu cyane cyane ku bijyanye no kubatizwa kwa Eglise Catholique abantu baravuga ngo kuki tubatije impinja ibintu ni principe yoroshye yuko ikintu umubyeyi wese atekereza ko ari cyiza agihitira mu mwana we ntabwo umwana ujya umubaza ngo ariko nk'uko hakonje ngo urumva ashaka ngo urashaka nkwambike cyangwa uramwambika kuko uzikara ibyo numugisha n'inama mugiye kugenda ahantu hari ibyondo cyangwa ameze gute umufiramo inkweto utiri mubaza ngo ariko ngo urashaka kwambara inkweto nk'ababyeyi batekereza ko bamaze gutera imbere mu myumvire babaza abana ibintu byose umwana ntabwo aragera kuri level yihitiramo ibintu byose none iyo ari uruhinja byo rero
umugaburira utamugishije inama, umwambika utamugishije inama, umubatirisha mu idini ubamo. aho ngaho abandi bavuga kuri batisimu y'impinja nizere ko babyumvise bisobanukira rwose. Ntago umwana ngo kuki tubatiza impinja kandi ngo Yesu yaravuze ngo bazemera muzababati. Ibyo rero umubyeyi yaremeye ajyana umwana mu kintu cyose yumva cyamubera cyiza. Umwana abatizwa mu kwemera k'umubyeyi nk'uko n'izindi serivisi zose akenera zihabwa mu kwemera. Kandi ibyo bintu rwose abantu bakatugisha imbaga kuri icyo kintu, ni ikintu kiri kare. N'umusaza bazi guhitiramo umwana ibintu byiza umwegereye. Buriya umwana ashobora kuza yaba bagusanga ari uw'umusazi, umusazi akagukubita nk'uyu akavuga ati ntumurere ku mwana si ibyo ari umusazi. Ababyeyi noneho bazima se twahitamo se bingana gute? Iyo uzi neza ko ikintu ari cyiza ku mwana urakimukorera utamugishije inama. Niyo mpamvu tubabatirisha bakiri batoya parce twemera ko aho turariho heza bagomba kuba bari. Iyo akuza akahitiramo akavuga ati naje kujya ahandi itsoke birumvikana, ariko wakoze inshingano. Ni kimwe nuko bigenda bikura, umwana uko agenda akura akagenda akuramo imyenda ko aramwigisha kwambara hanze ahangaha nk'uko bigenda bigaragara ko abantu bagenda bambara imyenda mike ishoboka kandi wenda barabatoje kwambara byinshi. So tuhitiramo abana ngo ari gatambutsemo, ariko noneho amadini abyuka kuri icyo kintu cy'uko duhitamo. Naho twari duhereye duhitamo, hakabamo ubwo bwigenge ni ntuze ya mbere, ni ingingo ya mbere. Hakabamo n'icya kabiri cy'uko mu buryo busanzwe tudakunda kamere y'umuntu, ntabwo ikunda ubuyobozi muri rusange. Buri wese aba yumva yakwiyobora akagira gute. So rero habaho ikintu cy'uko rebellion ku buyobozi, bigatuma rero ubyara wumva wajya hariya ejo 2-3 bagusangayo bati twasanze rero uvuga kuri kuko bafite ikibazo cyo guhangana nk'uko wahanganaga nabo bagagusangayo n'abandi. Buri gitondo akajya byuka amadini. Icyiza rero cya Eglise Catholique nuko umurongo ni umwe, kiliziya ni imwe, twanavuga mu kiganiro cy'ubushize. Iyo utayirimo kumva rwose utameze neza, ubwo ikintu kiroroshye. Inzira iroroshye ni imwe, ni hanze wisanzure, ariko utari au sein de l'Église. Mu kiliziya habamo abantu babyumva ku buryo bumwe. Ni nayo mpamvu kiliziya yakomeje kuba imwe twabivuze ubushize kugeza ubu ngubu. Iyo wumva rero ufite igitekerezo kiri hanze y'icyo ngicyo utari kubyumva nk'abandi uragiye, ntabwo ntibakuboha rwose. Baravuga ati go, ariko ntabwo ukiri umukatolike. Nibyo rero niyo mpamvu amadini ari menshi. Ntabwo ntekereza ko arimo ya principe divide and rule. Wenda ishobora kuba irimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko amadini menshi atangirira iwabo mu bazungu. So rero urumva nabo ubwo bashwanyagurikirayo hariya. So urumva ntabwo ari kakabazo twavuga ntabwo ari twe bayazanira kugira batutegeke aho biba byaturutse, bishwanyagurikira hakurya. Urumva biri muri kamere ya muntu. Exactly. So rero ntekereza ko ari ibyo muri rusange, ni bwa burenganzira, bakabamo na esprit de rebellion abantu bagira, bigatuma amadini aba menshi muri rusange. Robi, tugana ku musozo, ni iki yenda wakwanzura gute kino kiganiro cyiza tugiranye? Ndanzura ndanzura mvuga ngo abantu bafite kwemera gutuma Noheli tuyiha agaciro tugumemo kuko icyambere shuwa nyine guhitamo kwemera ni n'amahitamo. So twe twahisemo gutyo, hari impamvu twabihisemo, twasanze ari byo bidufasha, twasanze ari byo bihuye na kamere yacu twebwe twicaranye, nature yacu intrinsèque y'indani muri twe. So rero tugumemo, tubiha agaciro, tudaciwe intege n'ibitekerezo by'uriya n'uyu babitegeza ku bundi buryo, babifitiye uburenganzira bwo kubitekereza gutyo, ariko nawe wumva ko mu buryo ubitekerezamo batagombye kuba kuvangira ngo bagukure mu kwemera kwawe. Noheli isugire kandi isagambe mu mitima yacu. Yes. Urakoze Robi. Merci beaucoup. Merci autant.